miliyoneri, oya nduta miliyoneri, kuko mfite ibyifuzwa na bose. Yesu yampaye amahoro, amwe adatangwa n'iby'isi. Ni miliyoneri, oya nduta miliyoneri, kuko mfite ibyifuzwa na bose. Yesu yampaye amahoro. Haleluya. Imana nziza kandi ibihe byose. Amena. Gize amahirwe yo kuboneka ahangaha muri mwanya, kandi amahirwe ababwiriza benshi batagira. Mpamvu mvuze ni gakeya nyuma ya saa sita abantu bashobora kuza mu mwanya nk'uyu nguyu hakaba igitaramo nk'iki. Ndavuga ni kuko insanganyamatsiko yaravuga ngo igihe nataye, cyangwa se nakuvuga ko tukiri mu gitaramo, ariko ni igitaramo cyo gushima kubwa mushiki wacu Ivona, ariko Imana yuko yazirikanye igihe yabayeho agasanga yarataye icyo gihe, uyu munsi akabona yuko hari icyo agomba kugarura. Icyaba njye nawe twaje aha uyu mugoroba, cyatuzanye cyane ntube ari umuziki mwiza n'injyana nziza iri mu ndirimbo yitwa Miliyoneri, ahubwo ari icyo ngicyo gituma turuta nde miliyoneri. Kuko ushobora kuririmba miliyoneri ukanavuga yuko uruta miliyoneri, ariko wa wundi uguhindura uko yazaza ukamera nka bya bindi bazafata bakajugunya akabitwa kuko nta mumaro bifite. Ntabwo ari cyo bifuza. Mbese mu by'ukuri icyakuzanye ahangaha ni iki? Uramutse ari niyo mpamvu yakuzanye cyangwa iyindi, reka dusabe Mwuka Muziranenge kuko yatekereje mu gihe yataye umunsi wa none akavuga yuko aruta miliyoneri, nawe uhindurirwa mu mutima wawe, ugira impamvu zima igutera ibyiringiro ituma uri ahangaha. Reka dusengere hamwe. Data mwiza, habwa ikuzo, umwanya mwiza abana bawe turi ahangaha tuje kumva ishimwe ry'uwakwakiriye. Iryo ni ishimwe rye n'ubuhamya bwe bwite. Dukeneye ko ijambo ryawe rirema ubuhamya bwacu bwite mu mitima yacu, bityo natwe tukagike turwadukoreye. Mu izina rya Yesu dusabye. Nimara kumva insanganyamatsiko nayumvishe mu butumwa bwamamaza ngo igihe nataye, naratekereje ni ndi muri aho ngaho ngahabwa umwanya nagira icyo ntegura, ariko ntabwo nari nzi yuko nzahabwa umwanya. Ariko kubera indirimbo yakunze kuzaho n'uyu munsi igihe numvaga ntari kuba mpari, nahabaye kuko nararitswe, ariko n'abana babigizemo uruhare twagombye kuba turi ahandi bakomeje kumbwira ngo turashaka kuzagenda dimanche, ariko nza kumenya yuko ariyo publicité ya miliyoneri bashaka kureba. Ndavuga ni icyama igituma abantu bahinduka uruta miliyoneri, n'abo bana banjye akaba ari cyo kibabamo kuruta amatsiko n'akarangirana n'ibyo tureba tukabyibagirwa nk'uko Bibiliya ibivuga. Noneho maze kubona ayo matsiko ndabona se noneho ko nahawe umwanya, ndavuga ku byerekeranye n'igihe nataye cyangwa ndavuga ku byerekeranye n'ikiruta miliyoneri. Ariko ndavuga ngo reka mvuge uwifuzwa ibihe byose, ari we Yesu Kristo. Mbese ni iki cyatuma uruta miliyoneri? Nimara kubitekereza nahitekereje igitekerezo cy'umugabo umwe abenshi batakurikiye, ariko bake bashobora kuba baramukurikiye. Ni umugabo bamwise mu Cyongereza ngo ni the poorest president of the world, ngo umuperezida wabaye umukene kurusha abandi bose ku isi. Sinzi n'abarigeze mwumva igitekerezo mu gihe turi kuvuga uruta miliyoneri. Uwo muperezida ni umuperezida wo muri wabaye perezida wa Irigwe, yitwaga Jose Mujica. Abazi gukora ubushakashatsi muzasome, ariko yabaye umwe mu perezida babaye mu byo twakwita mu nzu iciriritse kurusha iz'abandi perezida bose babaho, inzu y'ibyumba bibiri. Kandi yabaye mu modoka ishobora kuba ihendutse kuruta izindi zose mushaka kuba mureba ahangaha.
maze abatangazamakuru cyangwa abanyamakuru bajyaga bakunda kumwegera bakamubuza kuki ari umuperezida ukennye kubera iki, akabaza kuki munyita yuko ndi perezida ukennye. Bati reba nawe inzu ubamo y'ibyumba bibiri, abandi ba mu nzu ifashe hafi umudugudu wose. Arabwira ati mbese kuba mu nzu ifashe hafi umudugudu wose abaturage nyobora bamwe barara muri Burera cyangwa muri Nyakatsi, ibyo nibyo kwita gukira? Byarutabwira mu byumba bibiri bikwiriye umugore wanjye, maze abandi baturage bakabona aho batanga. Ntabwo ugira konti, niwo muperezida agira amafaranga kuri konti. Aravuga ngo mbese icyo kwita gukira, amafaranga y'abaturage n'abakomeye ko bajyana kuyabika mu bihugu bikomeye bakayatunga, abaturage babo bakicwa n'inzara, ibyo nibyo bita gukira? Nahitamo kugira konti n'ubusa, maze abaturage nyobora bagahaha. Niwe muntu wabayeho ngo bigeza kuri 90% by'umutungo we yagiye kuri abantu bakajya babiha abakene. Mbese nubwo bavuze ngo kuri titre zanditseho ngo the poorest president of the world, uwo muramutse umubonye uwo niyo mukene, niyo perezida ukennye kurusha abandi bose ku isi, aruta miliyoneri. Haleluya! Uwo aruta miliyoneri kuko atungisha benshi. Ariko bavuga yuko yageze igihe ubwo yari ku butware ashikaje igihe gitoya ngo umwaka niba n'amezi makeya, arasezera ati no, nta mpamvu yo kurangiza, muze gukiraho abandi kuko abantu babirwanira bakarinda kurinda barangiza ibintu by'abantu, mukiraho abandi yewe mwemunetse n'icyo yaranyurwaga. Haleluya! Kuba uruta miliyoneri si ukugira konti ndende. Ushobora no kuba nta kintu ufite. Paul yabivuze, Pawulo, tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi, tugaragara nk'abakiriritse ariko turi ibirangirire. Reka mubwire, no mu iyobokamana abantu benshi bashobora kwishakiramo icyubahiro, ariko sinzi kugira ngo uzumve cya cyubahiro washakaga, cyangwa umushoramari n'umukire uzambariza umukire hano ku Gisozi cyangwa inaha, uzaza agateranya abantu bangana nk'aba bakababona, hashobora. Ariko kuko Yesu ari umutunzi, abantu mwabashaka kuzaga mu ijambo ry'agakiza. Haleluya! Atari ukuri bubereke ibindi bintu, utari bahe n'amafaranga, abo bakaba batanga n'itike yabo kubera ko baje gushaka uruta miliyoneri. Si miliyoneri baje gushaka n'uruta nde, kandi uruta miliyoneri si weho, ni wa wundi uwifuzwa ibihe byose. Mu gusoza, Paul nawe yararebye agira icyo avuga ubwo yandikiraga Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye Timoteyo. Yaramwandikiye aravuga ati, dore ku gice cya 6 urwa mbere Paul yandikiye Timoteyo, igice cya 6 guhera ku murongo wa 6, icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanye nije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Haleluya! Kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bijyana iki? Bivamo inyungu nyinshi. Akomeza agira ati, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kwivanamo. Naho niyo miliyoni cyangwa izo miliyari wayigira, ni ukuri ntayo tuzajyamo. Madamu White mu butumwa bwe yanditse ngo hari ababwirizabutumwa beza, abapasitori n'abakuru b'itorero cyangwa n'abaririmbyi bazagira amahirwe yo kugera mu ijuru, ngo ariko basubiza amaso inyuma bakareba uburyo bw'ubutunzi, ngo umurimo w'Imana wadindiye, bigatuma utihuta kubera ubutunzi babitse, ngo maze babone ubutunzi bwabo buhiriye mu isi bakababara. Bagiyeyo ariko bakavuga ngo iyo tubimana twaba twarabutanze, maze umurimo w'Imana ukaba wararangiye kare, ntidutinde muri iyi si. Abantu benshi ubutunzi tubukunda kubera kutanyurwa. Ariko Pawulo yakomeje kugira inama Timoteyo, ariyo nawe nanjye tugirwa uyu mwanya, akomeza agira ati, ariko uko dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo.
niba ari ikintu gihangayikishije cyane muri uyu munsi wa none, uzi ko uretse nabo mu rugo na korali ibwiriza ubutumwa ishobora kuririmba rimwe mu kwezi, bashobora kujya impaka za iniforume bazambara kubera ko bafite nyinshi. Ni ukuri amakorali muri mfura ntabwo mbaneguye gusa nababwiye, ariko icyo dushaka kuvuga, abafite imwe nta kibazo bahita bayifata bakajya mu gitaramo, ariko abafite nyinshi uragusanga impaka, repetisiyo bayirangije, indirimbo bazishyize ku murongo, ntabwo dushaka iyi ngiyi, iyi ni igendanye n'iyi ngiyi kubera ko ari nyinshi. Pawulo ati niba ufite ibyo kurya n'imyambaro ugiye gute, munyurwe na byo tuzana. Abantu baje kumva ikiri mu ndirimbo si imyambaro. Niba hari uje no kureba imyambaro afite ikibazo nk'uwa yambaye, sinzi niba icyo mvuze cyumvikana, kuko nawe wishaka yaba mwebwe abayifite mugende hariya aho bacururiza n'abakora defile de mode, imyiyereko y'abambara neza, niho wasanga mode nziza. Pawulo yabivuze kuko yari azi ko ikibazo cy'ibyo kurya n'imyambaro biteje inkeke no mu gihe cye. Akomeza agira ati kuko abifuza kuba abatunzi cyangwa kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu buhenebere rikabarimbuza. Umurongo wa 10, kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibi byose. Uwa kabiri ni uwatoranijwe mu ntumwa cyangwa se wavanye hamwe n'intumwa, ni uwitwa Yuda. Uwo nawe mwabonye ko yagize gute, uko byagenze gute, byamugendekeye. Na benshi n'uyu munsi wa none n'aha ngaha nawe utuye nawe wabona abantu benshi barimbuka baze kubera gukunda iki, impiya. Muri iki cyamunsi reka mwifurize kuba uruta miliyoneri. Reka kandi iyo waba ureba kuri konti yawe ukabona miliyoni ziriho ukitwa miliyoneri, icyo ntugihe agaciro. Uha agaciro amaraso ya Yesu Kristo, niyo abasha gutuma waba uruta miliyoneri. Reka kandi naho wakumva mu rugo nta n'igiceri cyasigaye kuze kugura umunyu cyangwa inyanya n'ubugari, wumve ko muri Yesu Kristo ufite agaciro karuta ibyo byose. Maze iri jambo Paul yavuze ngo icyakora ko kubaha Imana iyo ufatanye no kugira umutima unyuzwe bizana iki, inyungu nyinshi. Twebwe kubikora kugira ngo tuzane inyungu nyinshi, ahubwo tubikore kugira ngo turonke agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Nibyo mbifuriza nanyifuriza mu izina rya Yesu. Data mwiza hakuzo, turamushimye kubera ko muri uyu mwanya turi aha ngaha dushima Imana. Reka gushima kwacu ugiye kuzana n'amarangamutima ngo ariyo atuma tuba duhaguruka cyangwa se turambura amaboko, duhaguruke cyangwa tuyarambure bitewe n'uko ijambo ryawe rikoze ku mitima yacu, icyaba twishimira. Wageze aha ngaha ari umushyitsi, ari usanga kwizera, reka ubwo yumva ubuhamya by'abakwemereye nawe afata intambwe atari intambwe yo kwemera ngo ejo n'ejo bundi nawe atere ubuhamya bwiza. Reka kandi igitaramo uduhe imbaraga kuzabasha gutaramira aharenze aha ngaha ubwari bwo mu ijuru. Nibyo twifuza mu izina rya Yesu.